Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, kandi n'abatameze neza Imana iraza kubigenza neza. Mwamubonye Oruga wa Derrick wagwana. Wagwana bimeze bite? Meze neza ngiye cyane, ndashima Allah. Wowe bimeze bite? Nanjye meze fresh mana. Ese myinshi ba? Umva urugendo rwonyine dukoze mu kayi. Umva reka mbabwire mbere ifite ibitotsi. Oya ntabwo wari kuryama tutabanje gusuhuza abantu. Nakumbuye hano hantu mana. Ndi kubona harahindutse. Mariage asubwira abaye. Iwe. Oruga ngo yari yavuze ngo kugira ngo agaruke mu rugo iwanjye ngo nuko tuba twasezeranye. Nzongera ngende. Nzongera ngende n'ubwo. Ushaka kwahukana? Urumva ushaka kwahukana? Nubyanga. Umva guys, reka mbere na mbere dushimira Imana yatumye tuva i Rusizi amahoro tukaba tugeze inaha. I Rusizi ni ahantu kure cyane, ubu tuvugana iki kiganiro muri kureba tugikoreye iwacu mu mujyi wa Kigali mu murwa. Yari yanze kuza Tanzania da. Ntabwo byari gukunda konza ntakuzanye urubavu rwanjye nka Rusi. Nkomeza nkabyanga. Ukanga ibiki? Mwanga kuza. Warasaze? Nyine ntabwo wari kuza. Jewe wapi kandi ureba ko nari nubundi se sima maze iminsi negura uburyo nzagutera injugu ukaza. No wabigezeho. Nabigezeho buri mu rugo ahubwo welcome home. Kumana guys ba Mike turi kuza nimbaruko nemeye kuza nasinziriye bamuduke gukomana yanyimfasha mwe ntabwo mwabyumva gusa nyine ndishimye kongera kuba nicaranye nawe hano mu rugo. Nyine hari hashize igihe kinini koko. Amezi angahe? Amezi ane se yaragiye kugera mu amezi 3 kuri 4 gutyo. Ane yandaga kugera pe. Na 3. So Oruga. Mbo ndashaka tuganiriza abantu. Nta mpamvu yo kugomeza tubahisha ukuri kw'ibihari kandi bigaragara, sibyo? Tunababwiza ukuri kw'ibyabaye byose pe. Uyu munsi muri iki kiganiro ngenda vuga make kubera ko nge nzabakorera ikiganiro cyanjye mbasobanurira impamvu nakoze ibyo nakoze, sibyo? Ariko uyu munsi ni wowe muterevu. Banze ko niryamira ngo nduhuke ngo nimbanze mbakorera ikiganiro. Oya urananiwe iyo uryama ntari kuzongera kukubona ejo. Cyazo ntabwo unumbwiye ngo turarye uko nindyama cyangwa sinzi igihe nzabyukira. Oya agomba kubanza kugira ute gutekera umugabo kugira ngo amere neza. Hanyuma sasa dukomeza kandi ushaka uzamura ijwi ryawe ryumvikane ko sindi no kukumva buriya ngewe. Ndarizamura. Yego. Ndashaka gusobanurira abantu ku ruhare rwawe rw'izi video tumaze iminsi dukora akantu ku kandi nta na kimwe utarutse, sibyo? Uko byagenze n'impamvu naje gusanga nyine gukomeza kubabwira ngo ibi n'ubundi ibyo twapangaga byararangiye. I think ko ubu ngubu byarangiye ibintu bimeze neza. Imana biri kutublessinga nyine target yacu. I think ko twagezeho ibintu byose byabaye fresh cyane. Hanyuma sasa so guys, mbere na mbere ngiye ndabanza gushimira Imana yaturinze mu nzira guca muri ya shyamba ryo muri Nyungwe ne atari. Ngiye ndashimira Imana nyine ko yaturinze tukaba tugeze hano amahoro. Ikindi ndashimira Imana ko rasubiranye n'umugabo wanjye. So guys, rero tudatinze nyine bira bintu ukuntu byagenze nabonye ninge mwarakariye cyane ariko bashaka kuba banyanga bano bantu. Mpamvu bakwanze. Ninge barakarira kugeza hariye wowe nta kibazo. Oya ngiye ndashaka umbwiza ukuri. Umunsi ngo propose. Nkakubwira ngo Oruga ndashaka dukore planka idasanzwe. Nkanayigusobanurira. Wiyakiriye gute? Mu buzima bwanjye subize ko nkubaha pe nyine ndakubaha ndingire ngo niyo wangase ngo nkora iki kintu kibi kibaho mbanza nagikora nyine wumve ko bira bintu byarangoye nyine kwireba naye kugenda ukicara imbere ya kamera ugatuka umugabo wawe none ari kukureba. Ubonye dukomenting imbwa n'imbwa shawe asewe ubundi abantu baba bameze gute? Ni fresh ahubwo zira comment bajye bongera. Bo mbere yuko mbaza Oruga cyangwa se mbere yuko we agira ibyambaza ko turabazanye ko twese dufite uburyo byatubabajemo, sibyo? Turabibazanya byose pe. Uyu munsi turinigura video mumaze iminsi mubona
amezi agera kuri 4 zose byari puranka. ntabwo byari ibyanyabyo. Ntabwo byari ibyanyabyo. Hanyuma buretse gato ndakubaza ibibazo byanyu. Hanyuma abantu mwese mwagiyeho mugatukana mukagira gute, namwe sindi buba judging kubera ko ibintu byabaye. Iyo biza kuba ari ibyanyabyo nari kubumva pe, nari kubumva cyane, ariko uyu munsi ndabasobanurira impamvu, ariko munega amatwi mutinde gusubiza, nibyo byiza kugira ngo tuze gufashanya gusobanukirwa n'impamvu yabiteye. Ariko mbere yuko mbasobanurira impamvu napanze kiriya kintu, reka tubanze tubazanye ibyo bibazo, sibyo byiza? Hanyuma njye ikibazo ni kimwe turya tubazanye. Nkubwira ngo tugiye gukora puranka igusaba kuntuka, ndashaka nyine umbwize ukuri ukuntu wiyumvise. Si ukukubeshya pe, ngiye byarangoye nyine kubera ko mbizi nyine wowe iyo uri mu kazi nyine ni ikintu uha agaciro ku buryo n'umuntu ushobora nyine iyo muri mu kazi akabyica pe, birakora akazi utitaye ngo ni iki cyawe, kabone n'ubwo yaba ari mere wawe ntabwo wabyumva nyine ko ari kukwicira akazi. Rero nyine ngiye byarangoye pe, nakubeshye nyine nari ndi kujya nibaza ndagira nicare kuri kamera nuko umugabo wanjye twararanye mu buriri mutuke noneho turi bwongere tukararana, ngaho wibaza icyo kintu nyine nkumva ni ibintu bingoye. Gusa nyine kubera ko nzi ko akazi kawe ndavuga nyine reka mbikore nk'akazi nyine, ariko noneho ibaze nawe uri imbere yanjye ndi kugutuka, ibaze ibyo bintu. Uzi ko najyaga mbura n'ibintu mvuga buriya, ni uko abantu nyine batazi kwitegereza. Iyo kuri cyane cya kiganiro bari kujya babona mfite n'ubwoba. Ahubwo noneho akandi kantu mutamenye muri biriya biganiro ni ngewe wabyeditingaga nkanabitinga ukanabishyira kuri TikTok. Ubundi abantu mwakoranye nta n'ubwo bakuzi. Oya bwira, oya bamwe barabitekereje, ariko rero nta babitekereje, nakubeshye nta muntu ugeze gutekereza. Ibiganiro byose Oruga yakoraga, oya ariko n'ubundi ntabwo bavuga ngo ni wowe. Nose si tubana si weditinga turi kumwe. Mbwira ikintu cyagutunguye kuri iriya puranka na panze. Umva mbwira ikintu cyantunguye muri iriya puranka ni uburyo wahindutsemo. Nahindutse gute? Iriya puranka twatangiye ari puranka urukumva, nyuma biriya bintu biba seri urahinduka. None ndavuga si uyu ni Derike twabanaga ninde kubera uzi uko nabyibajije, ndavuga cyakoza amana nyine biranungura, ndavuga uyu ni umuntu twabanye mu cyumba, ni umuntu twararanye, cyangwa baragiye baramuhindura bazana undi. Nyine umunsi nkubwira ngo Oruga byanyabyo ndashaka ko dutandukana bitakiri muri puranka, wabifashe ute? Mba nemeze nk'umuntu wafushije nyine, wenda ngewe nyine byari byambabaje ko tugiye gutanga. Oya wensobanurira akantu ku kandi. Nsobanurire sibyo, natekereje ibintu byinshi sibyo, natekereje ibintu byose twakoranye kuri kamera sibyo, urukumva nekereza noneho amagambo nakuvuze nyine. Ubundi ngiye wenda si ukuvuga ngo dutandukane, ni urugero ngiye guha abantu, ni urugero wenda ngiye nawe dutandukanye cyangwa n'undi muntu wese. Ntabwo njya nshaka gutandukana n'umuntu ngo ngende muvuga nabi. Ibyo bintu ndabyirinda nyine, kuko umuntu mu buzima ntabwo ubura ahantu ukenera umuntu rega sibyo. Kabone niyo yaba afite ibintu bya mirenge cyangwa nta kintu afite, ntabwo wabura ahantu hamwe mu buzima wazamukenera, kuko iyi si irazenguruka sibyo. Niyo mpamvu rero ngewe nirinda gutandukana n'umuntu nkaba namuvuga nabi, cyangwa nkaba nagenda nyine mvuga ibindi bintu birenze ku ruhande, mbwira bagenzi banjye uyu muntu yari ameze uko nyine ngenda byirinda cyane, kuko mbavuga se uba umuvuze nkazamukenera byagenda gute. Rero nyine nari ndi gutekereza ibintu nakuvuze, nkahita mvuga ati n'ubundi abantu niba babona twaratandukanye nyine n'ubundi bari bazi ko ari ibyanyabyo sibyo. Ibaze nyine nawe abantu banukaga kuri muri comment, uzi ko na postingaga ikintu kuri TikTok wandaya we wakiwe ibintu nk'ibyo nyine urukumva. None ndavuga none nyine nidutandukana n'ubundi tutavuze ko ari pranka, abantu bazahita bavuga ko ari ibyanyabyo ngiye nagutuze sibyo. Kandi sinzasubira kuri kamera ndi ngiye nyine ngo njye kuvuga ngo iriya ni pranka, kuko ngiye niyo dutandukana ntabwo nari gusubira muri ibi bintu nyine bya showbiz, nari guhita mbikatira. Nyine byarangoye kuri rwa rwego, umva umuntu wa mbere nahamagaye ntabwo namukubwira. Barukota nahamagaye babwira ati Derike yambabaye. Ubwire baby
si turi mu kiganiro nawe azakibona nawe uzagenda umubaza nta nubwo yigeze abimenya. oya abantu batari gusobanukirwa twakoze planka bigezemo hagati ngiye numva ndabihaze numva natandukana na Oruga nyine tukabivamo tu ndanabimubwira ndamubwira ati ndikumva bino bintu twabivamo tukarekera aho ngaho nyine ukigendera nanjye nkigendera kuko hari igihe twagize crise y'amafaranga bya danje nzi ngo ngiye kuyahigira muri YouTube. tuvuge wenda crise z'amafaranga zibaho nyine n'umuntu akumva ataye umutwe mu rugo sibyo iyo crise twagize ruti izindi zose twagize turi kumwe ku buryo ari guhita umbwira ngo dutandukane. nese uri gutekereza ko ariyo mpamvu yabiteye? nanjye ntabwo ndayimenya ahubwo ngiye ndashaka wenda uzayimbwira tutari no mu kiganiro ariko uzayimbwira. ese ubundi wumvaga umeze ute? nari fresh ariko ndi cyane ko wanatinye kubimbwira si ngombwa ngo tuvuge umuntu wabimbwira ariko wowe watinye kubimbwira. ibikize ibyo bintu oya ntabwo ibyo byo wenda biri ngombwa tunabisimba nanjye niba muvuze ngo ntitubitindeho cyangwa urumva wowe wari uri gutekereza ute? nari nafashe umwanzuro kandi uwo mwanzuro ukajyana n'ibyo n'ubundi twari tumaze iminsi dukora. none se reka nkubaze ikibazo kimwe wumvaga ari igikorwa kizimuko ugiye gukora ukoze wumvaga se ubundi ngiye nzabifata gute? nyine wagombaga kubabara ariko bikarangira ese utekereza yuko wumvaga se ari ikintu cyiza wari kuba unkoreye cyane? wumvaga utari kuba umemukira? reka ngo wemukira si ni ukuvuze wari kunywa amazi sha bigashyira oya wivuga ngo nari kunywa amazi we ya bebe tujye tubaseriye sibyo? wowe ubwawe wipangiraga ibintu ngewe nkabivuga kuri kamera uri kumva wenda ntabwo ari we wambwiraga amagambo mvuga ariko nagombaga kuvuga nyine ikintu ku buryo buri muntu wese ari bubireba agahita avuga ati aba bantu batandukanye sibyo? kuko nyine iyo uri kwakitinga kuriya ntabwo wazanamo ibintu by'amarangamutima sibyo? kandi uri gushaka ko abantu babona ko utari kumwe n'umuntu sibyo? noneho wowe wari kwibaza biriya bintu byose navuze ukanambwira ngo dutandukane uri kumva atari igikomere cya mbere wari kuboneye mu buzima. ibyo wenda tubirenge gato turabigarukaho. uzi ikintu ngiye cyanunguye muri iyi planka ni amagambo y'abantu. iyi planka njya kuyipanga mwa bantu mwe murabizi ko nari imaze igihe kinini YouTube yacu yarasibwe bari barayitwaye. baranayisibye nta n'ubwo ari ukuyitwara kuko na video ntiwayibona. yego reka tubyite gutyo ndayibura handi nataye umutwe numva isi nyikaragiyeho. nawe reba mujye nyine mwishyira mu mwanya w'umuntu. reba gukora YouTube imuzi n'ukuntu ivuna ukayikora hafi umwaka cyangwa amezi angahe wajya kubona ukabona mu munsi umwe cyangwa isegonda rimwe. umunsi umwe? isegonda ahubwo uri gukora iyindi video ngo ushyireho. rero ibyo bintu byanciye intege ku rwego navuze ngo YouTube ndayisezeye burundu. kandi hariho abantu twiheraga uduplanka twa hano mu rugo nyine utuntu dusanzwe abantu bakabikunda cyane ko baranabirebaga cyane bakadusapotinga tukinjiza amafaranga. icyo gihe rero byarambabaje ku rwego navuze ngo YouTube ndayisezeye. biriya bintu nta muntu bitababaje muri uru. guys mwebwe kubivuga ntabwo mushobora kumva uburyo biba biremereye. ntabwo babyumva kuko twebwe njye nawe uburyo tubayeho imbuga zacu nizo zidutunze dia. turaba content creator nyine twebwe dutunzwe n'imbuga zacu. noneho ko buri kintu kigutunze nyine ubwo wumva mu mutwe utazi ukuntu bimeze. nitujya tuvuga ngo dutunzwe n'imbuga ntimukavuge ngo murabanebwe ngo mushake ibyo mukora. oya imbuga zacu nyine zari zidutunze wowe ku rwego udashobora no kubyumva. duhereza amafaranga ahagije turabanebwe gute nese ubundi zaduhemba tutakoze? kuko tuba turi gukorera amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 400 500 sibyo? 500 rero ni amafaranga menshi ya buri kwezi ku buryo kwakira ko ikintu cyayaguhaga cyagiye urumva byaneye depression ya danje. byaneye depression kuri rwa rwego nicaye hasi nsuka amarira. nibwo bwa mbere ubundi nari mbabaye ku rwego rwanyu. hari igihe ikintu cyo kuba ugomba ubuze ikintu ukora ndavuga ati nkora noneho bro bayitwaye ndabyuka nishyura inzu hariho n'amafaranga nagomba kwishyura. bayitwara iriho amafaranga 500 nagombaga kubikuza mu gitondo nkishyura inzu nkakora stoke
nkakora n'utundi tuntu mu rugo. maze icyo kintu Namwe mutekereze mwishyire mu mwanya wanjye, sibyo? Icyo gihe iyo ntagira oruga ngire ngo nanjye mba naragiye muri Nyabarongo, kuko icyo gihe ebana narapfukamye nduhura umutima pe. Bararwara uvuga ngo warapfukamye yo kugere wari wabuze icyo ukorera wabuze nawe ureba. Icyo gihe nari imeze nk'umuntu uri gupfa mbyumva. Ngewe uhangayitse rero ubundi buriya ntabwo ushobora kubimenya ni ngewe noneho uba uhangayitse kukurusha nyine we ntabwo wabibona nyine mba ndi kureba ukuntu umeze yavuga ndamubwira iki ko guys murabyumva ni ikintu cyatubayeho kiratugora kucyakira. oya ariko bebe nyine wenda nuko abanyarwanda nyine baragoye si wamenya ukuntu imitwe yabo imeze nyine bakomeza ubuzima niko navuga sibyo ubundi ikintu cyose kigutunga wakora icyo ari cyo cyose kitarimo ikindi cyaha urumva gituma wafungwa ariko nyine wagikora tunagayemo gake y'abafana bacu kuko turabafite n'abatwanga nta ribi ariko nta muntu ujya ubura abana ndaza kugaya abafana bacu abakunzi bacu nyine ndaza kubagayaho akantu gatoya oya shaye cyakoze ariko mubwiye bebe ntabwo narenganya ngiye n'abakunzi bacu byonyine n'inshuti genda gake iby'inshuti buretse kubigarukaho ibyo turabigarukaho mu kanya rata murumva na abijuru muramuzi abi comedy byabaye ngombwa ko nawe ataha mu rugo kuko abi buriya nyine amavideo yose mwabonaga niwe wayashutingaga saa 9 z'ijoro saa 10 z'ijoro abijuru yabaga yicaye ari gushutinga video tuzarekura ejo natwe tukabyuka amajoro dukora nyine urumva byaratuvunaga cyane kandi ikindi gutekereza buriya video ugomba gukora igashimisha abantu cyangwa niyo yababaza ariko kuyitekereza biragoye ngabo bantu nibabone ko iyo video ari ubugoryi biragoye nyine babone ko ari ibintu biri babone ko buriya reka mubwize uko nubwo iyi planka nakoze mwayifashe mu yindi sura ariko ndaza kubabwira ibintu bitatu yigishije abantu kandi niba itaranabigusigiye uzashake nyine uzayisubiremo wongera ubirebe neza hari abo yabisigiye gusa ntabwo mwese ntabwo nyine abantu babirebye ni benshi sibyo ntabwo haburamo ukuramo inyigisho ndaza kubabwira inyigisho turi gusoza inyigisho zavuyemo kandi zifatika so rero ibintu byo gucira abantu imanza mutazi ngo bimeze gute ntabwo ari igikorwa cyiza namwe mwibaza ibyo bintu byose byari bimaze kutubaho wibaze ngo wari gukora icyo ari nkabo wari kwemera se ugasubira kwa mama wawe ukikorera uturago ugazinga yego noneho ubwo ibyo bari kuvuga usize ngo baravuze ngo wakoze pranka ngo baravuze uzi babonye wasubiye nko hasi ngaho ibaze iyo babona ngo Derike yatandukanye n'umudamu we kubera ubukene ibaze iyo mujya kumva byibura iyo dutandukana noneho twese dufite amaboko twakora iyo dutandukana byibura ari twe twabyipangiye nka gutyo byari kuba ari sawa none ibaze ngo barakennye ibaze iyo nkuru bakabona urugana kavarisi ku mutwe aratashye urumva icyo gihe naricaye mu gahinda kanjye abari kwishima ari benshi yego icyo gihe naricaye mu gahinda kanjye ndavuga ngo ni iki nakora kugira ngo ntangire cano nshyashya iravunana cano nshyashya irebwe buretse kugira ngo cano ihembwe uzi ibintu isabwa cano nshyashya urayikora ntabwo utangira gukora ngo ihite iguhemba uba ufite nk'amezi 2 cyangwa 3 kandi nabwo wakoze cyane bisaba kuba ufite abakunzi ntabwo ari buri muntu wese ugahita uhembwa bisaba kuba ufite nyine abantu bagukunda abafanzi bawe nawe wibaza icyo kintu nagombaga gupanga kigomba gutuma ba bantu nari mfite kuri ya YouTube ya mbere bagaruka ku yindi nshyashya ngiye gukora kandi bakagaruka mu gihe gito cyane nicyo kintu nagombaga gutekereza icyo gihe naravuze ngo homba ni homboka bari buze gutukana ariko tubeho urumva ko ibyo bintu byari biremereye cyane nibwo ngiye na uruga twicaye sinawuruga gusa kuko iyo plank irimo abantu benshi cyane bro iyo planka ndakubwira abantu bose bayizi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngewe na baby twicaye turayipanga
iyo planka byadusabye kuva mu rugo njye naricaye ndatekereza ni iki kintu cyagarura abantu banjye mu buryo bwihuse cyane. Icyo gihe nafashe umwanzuro bro, buriya nimubona umuntu afashe umwanzuro wo gukora ikintu mujye mubyubaha munabikunde, basi nunabyanga uze umugira inama kuruta kumusebya no kumusenya. Ibaze nyine nawe izina mfite mu bantu, nkora speech nge nigisha urubyiruko gukomera. Ibaze kwemera nkakora ikintu kigiye kwangiza izina ryanjye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko kizamura ubundi buzima bwo kubaho. Kuko nyine bibuke neza speech ukora ntabwo ziguhemba. Yego, speech akora ntabwo zimwishyurira inzu, ntabwo zimugaburira, oya. Ni ibintu nyine nkora kuko mbikunze byo gufasha urubyiruko. Nyine abagomba kubikora agashaka n'ubundi buzima busanzwe ku ruhande butuma baho. Urumva rero YouTube niyo itwinjiriza, ariko hariya aba ari ukubigisha bisanzwe. Ibyo nyine nge nk'umujeni nyura nk'ubu bino bintu byabaye mba mbifite inosiyo nyinshi ku buryo nawe nshobora kukugira inama ngo kino kintu wagikora mu gihe uri gutera imbere. Ndaza no gusoza mbagira inama kandi ikomeye cyane abajeni, kuko ngiwe ndahasoringa ku rwego mba ngomba, kuko sinjya nanavuga ibintu bitambayeho ngewe bazababeshya. Iyo ikintu cyambayeho nibwo nicara nkatekereza ngo kiriya kintu ese nakigiyemo iriya somo ryiza. Ariko buri mugabo wese nyine aba agomba kuvunikira urugo rwe. Urumva byari ibintu bibabaje, biruhije, bigoye, noneho ngiye ukuntu nitereye kubera ukuntu naje gusanga abantu ari abana babi, naratinye. Iyi planka yansabye ibintu bikomeye cyane udashobora no gutekereza. Yansabye gusa nkaho igice cyanjye cy'ubuzima kimwe nyitambye, urumva, nkakijugunya ngasigara ndundi w'igishushushungwa uraho. Kuko byanadusabye gutandukana, reka ntabwo twabaga ahantu hamwe, umwe yabaga hamwe undi aba ahandi. Wabyumvise? Urumva rero byari ibintu bigoye cyane. Icyo gihe ndabyibuka twagiye Norvège kwa Mukasa, cano mwabonye bitaga Oruga, yari cano twamuhaye nyine ngakorereho. Ntabwo yari cano yiwe, yari cano y'undi muntu twamuhereje. Urumva rero icyo kintu ngiye natekereje, nubwo cyari kiri mu ishusho mbi, nubwo abantu bakivuzeho ibibi, ariko hari icyo uyu munsi kuba muri kubona aya masura abiri, nawe tugiye gusaba, nawe tugiye kwandavuriraho, tugiye kongera kugaruka muri game neza, ni ukubera iyo plank, ni ukubera ako kazi twakoze. Kandi ikindi, bino bintu iyo turi kubikora, nubwo mwirengagiza mugatukana, namwe ubwanyu nibyo mushaka. Iyo bakoze ibintu bizima nta n'umwe ujya ubireba. I swear God, niyo bakoze ibintu bizima abantu ntabwo mujya mubireba, muba mushaka kwirebera amatiku, abashwanye n'ibande. Byari ibintu nyine bigoye. Kandi ikintu nkundira iyi si yacu, abenshi baravugaga ngo Derek ngo wabuze iki, ariko ndabibuka neza abo nabahamagaye muri mwebwe. Hari abo nahamagaye mbabwira ikibazo cyanjye, mbabwira ati ko mfite crise, mwamaye ku mafaranga cyangwa mukanguriza ko nzayabasubiza. Uzi ikintu mwakoze? Mwarandikodinze. Aho kugira ngo mumfashe, mwararikodinze ngo mujye gusebya Derek. Rero ngiyewe muri icyo gihe, none babona ujya useba. Reka n'umuntu buriya ujya upanga kunsebya, nge ndi umwe mu bantu ushobora kujya gusebya nkahita nge noneho mwinjirizaho amafaranga udashobora kwibaza. Ni ukuvuga ngo iyo upanze kunsebya, uba ugomba gupanga ko already ngiye kwinjiza amafaranga kandi wowe uri guhomba. Ubundi si igisebo ni iki? Igisebo se ubundi ni iki nyine? Icya mbere si cya kintu kiri bugufateho wenda ngo kikwangirize isura mu maso. Ari utwana nabonye ngo turi kunsebya. Umuntu aravuga. Oya reka maze nibarize wenda sibyo. Hari nk'abantu bavuze bazi ngo bari kudusebya. Ibintu bavuze biracyafite agaciro. Reka biriya sari n'iminsi ibiri ahubwo byamaze. Yari umunsi umwe nawo w'igice. Ese baruhijwe n'iki? Ni ukwiteranya n'abantu. Igisebo ntabwo nzi ngo ni igiki.
muri ubu buzima cyakora wanyigishije kutumva ngiye ngo umuntu yamvuze ngo mbabare ngo nirirwe nabyimbye ngo umuntu yamvuze. Jewe hari umusaza twigeze duturana yarambwiye ngo hahandi abandi batekereza ko bidahari biba bihari. Urumva iryo jambo? Hahandi abantu badatekereza ko bihari biba bihari, ahubwo ari byinshi cyane. Rero muri kiriya gisebo muvuga harimo ubutunzi budashobora gutekereza. Urumva? Hahandi abantu badatekereza ushobora kuhabonera amafaranga. Ngiye naje kubona abantu bose bareba inyungu, buri muntu wese nyine areba inyungu ze. Umuntu ari gushaka, nta muntu n'umwe ujya ureba inyungu za mugenzi we, nta n'uwifuza ko mugenzi we yatera imbere. Icyo ni ikintu umaze kubona. Habe n'uyu ahubwo iyo abonye ari gusubira inyuma bimushimisha kurushaho. Rero icyo gihe si uko ntari mfite abafana beza bankunda cyane bumva ibintu nyine nirengagije, si uko ntari mfite abantu banyitaho, ahubwo njye nemeye gufata risk kugira ngo nkore icyo bita amafaranga. Akwaye no gukora ubuzima bwawe, kuko muri bariya bose batujajinze nta n'umwe umuntu yari guhamagara nk'uko wabivuze bamubwiye ngo nkeneye iki ngiki. Nta n'umwe, sibyo? Bose baba bakeneye niyo yayaguha asigarana kari kodi kawe, avuga ati burya muzika Derek karasaba amafaranga burya. Ariko reka mbabwire, sha muteye nabi mujye munigaya. Ibaze kugira ngo umuntu akubwire ikibazo cye bro ababaye, wowe muri kodinga kugira ngo umufashe kugikemura. Narangiza mugahagarara hariya ngo muri kunsebye. N'umuntu uzabitekereza cyangwa se akashaka kubikora ajye yitegura ibintu bibiri: agiye guhomba ngiye ninjize. Ni ibintu bibiri, arahomba ngiye ninjize, kuko numvuga bizangora, ngiye bizangora kuguhereza. Kandi ngiyewe icyiza cyanjye sinzigera nza kukuvuga bya bindi by'amatiku. Wabona umwanya wo kujya kwicara kugiye kuvuga umuntu? Ngiye ntabwo njya nza mu matiku. N'abacenko babigerageje nimwabonye icyo nahise mbakorera. Hari utuvoyisi twabo nita nkubitamo nkabibutsa ati mw'abantu mwe muri gushaka kumvuga hari ibintu byanyu mba mbitse naranze gushyira hanze. Nyine reka mbabwire, buriya umutima mwiza birafasha kuwugira. Kuko nka Cenko nari ngiye kumuhamagarira umukobwa bita Mbabazi akaza mu kiganiro nge tugakorana, nk'uko nahamagaye uwo bita Oruga bazi na w'uyu nguyu. Nahamagaye inshuti y'uyu dukorana ikiganiro kandi mbizi ko ije kumusebya. Ahubwo se ubundi reka manzi nge nibariza akabazo kamwe, sibyo? Nyine ubundi reka nkubwire nyine ngiye ukuntu umeze, sibyo? Wowe ubizi kurusha uriya, sibyo? Kandi uriya ari we wamenye mbere yawe, sibyo? Ujya utinya nyine umuntu wabanye n'undi mu nzu, sibyo? Bagasangira ku isahani imwe bakararana ku gitanda kimwe. Nyine abakuzi abazi nyine imico yawe myinshi kuruta wa undi mwagendaga muhura bisanzwe nimuganire n'ibintu birenze. Usibye n'ibyo, njyewe njye ukuntu nteye mu bimenye, niyo waza ukambwira ngo umudamu wawe tumubonye ari ku muhanda ari kwicuruza, ntabwo bijya bikora kuri njyewe. Ntabwo bijya bikora kuri njyewe, kuko njye nzi icyo amagambo akora. Amagambo arasenya, nta na rimwe ijambo ryigeze ryubaka. Ijambo rirasenya, n'abantu bubatse ingo mujye mubimenya. Amagambo arasenya, ntajya yubaka. Iteka ucyumva amagambo ntuzigera unubaka urugo. Ubwo hari abo mbwiriyemo biyumve. Mu gihe mucyumva amagambo nta na rimwe muzigera mwubaka, kuko uyu nguyu tuba twarahuye, uyu nguyu twahuye akuze nanjye nkuze. Ubwo se tugiye mu byo twagiye dukora, naratwitse nawe aratwika. Nazi ibyo byose tujye kubireberaho, tujye kureba ngo twakoze ibiki. Ni byinshi biba biguye nyine abantu mwigaye. Sindi kuvuga ngo abaturebye bigaye, ahubwo ndi kuvuga abiyizi, inshuti zanjye, abo nitaga ngo inshuti zanjye. Kiriya kibazo kugira ngo mushake ibiganiro mwari kunyegera. Ariko guys, mwibaze ko iriya planka nayiteguye buri umwe agahita ashaka kumpamagara ngaze ngo muhe ikiganiro,
ngo avuge ukuntu Oruga ngamuzi kandi abo ngo ni inshuti zacu za hafi ni babandi twegerana gutya tugasangira tukavuga ngo ni abavandimwe bose bansabye ibiganiro nimubishaka muzambwire mbereka ama message yabo cyangwa ama voice yabo bari kumbwira ngo Oruga turamuzi mumuzi hiki my friend nta kimwe ubu mumuzi kuruta umugabo we bararana buri munsi mumuzi kuruta ubundi reka manze ngubaze tuvugisha ukuri sibyo wowe ko ari umaze iminsi sibyo uriya mugore yaradusabye ngo ageze dukorane kuko akunda gukorana waya amavideo dukora ibintu yavuze n'igihe twari tumaranye dukorana si byagutunguye wanjye ntabwo byanunguye nta na kimwe kuko iyo binungura nari kubisiba nta na kimwe ngiye umuntu ashobora kuvuga ngo kinungure ahubwo ngiwe namubonyemo icyo natekerezaga ntabwo rero usibye ko Oruga sinjyana na mujajinga uriya mwana w'umukobwa kimwe na Cengo bose uzi impamvu ntabajajinga bari gukora icyo ari cyo cyose ngo bahinduke abasitari ntago rero ari kuri abashaka ubusitari wowe se ko wihirinze ukabishaka ibyo nubwo bitarenze uzi yuko umuntu nkuriya uri kumva yakiyemeza akajya kugushakira uburozi akakuroga ugapfa kugira ngo agere ku cyo ashaka ubusitari buratoranya cyakoze ngiye nashimye n'Imana kuba biriya bintu byarabaye kuko nyine byatumye ngiye niga buri muntu wese sibyo kuko niba umuntu yaragukeneraga mu buzima bwe sibyo wenda nawe ukamukenera ukabona ibintu byose byiza arabyirengagije ahubwo aje guhimba ibintu bitanabaye cyakoze narababaye noneho kuri WhatsApp yanjye hari abazaga bakanyandikira Derek n'ubundi rega wari warayobye uriya mugore wawe bla 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 kandi ubwo hari n'abantu babivuze bataranambona reka ngira akantu mbibwira kandi musanzwe mukazi nta wivanga mu by'umugabo n'umugore nubyivangamo shaho ngaho ndatekereza n'imbere y'Imana uzaba ukoze icyaha niyo baba barwana usibye amategeko aba agomba kubatandukanya cyangwa akabyinjiramo akuwe nta burenganzira ufite na buke bwo kuza kungira inama y'uburyo nubaka urugo rwanjye nta burenganzira n'ubu na buke kuko nta nubwo ari ukurwubaka ntabwo ari inama yo kurwubaka uri kungira umugore wawe ni asubwa ayo message yanyu ubu muzongera mu nyandikire ngo turi inshuti bizagenda mwarasebye bimeze bite undi umuntu muba bameze gute iyi plank narayiryohewe pe kuko iyi plank yanyeretse abantu nge ntatekerezaga yanyeretse ba bantu nge nitaga abavandimwe banjye ba hafi cyaze umuvandimwe ni Ask abandi bose shaka ko zaske n'umuntu Ask ubundi we niyo naba ndi mu cyaha tukigwanamo n'umuntu oya nanubwe no kuvuga ngo ubundi umuntu abakeneye ya nshuti urukumva ikuvuga ibyiza mu bantu ibi byawe ikabikubwira muri kumwe ikabikubwira ikazi kabwa turi mubi hano urumva Ask niwe muntu wakabaye uvuga ukajya gusubira Rusizi twari dufitanye n'ikibazo ariko ingirwa nshuti cyakoze niyo mwateka ibuye rigashya hiti kuyibona bizabasaba keretse cyakoze ni mupanga nk'ikintu cyo kwica umuntu ko nabonye nacyo mwagikora ngiye ariko naratunguwe buri umuntu umwe niwe wanunguye nyine nagwe nawe kubwanga ubyumve ariko si ukubeshya baby uriya mugore mu buzima yaranunguye nawe arabiza hayi yawe Oruga mwana yanagiza akajyamagara abantu ngo ntabwo impamvu Oruga se ntamugereranya n'abacu nta mutima mubi ngo nafungura ngo dushube tw'inkweto ze nyine dore ngiyi impamvu Oruga ni wa mukobwa uvuga ikintu we atari nasho ni wowe nyine wenda ntabwo ubizi ariko nge twaricaranye nyine reka ngubwire wenda wereka none se hari icyo ndi kumuvuganiramo hari ikintu cye ngewe ngo avuga ibintu ngo atari shu wazi kwicara imbere ya kamera ukavuga ibintu utari ngewe hari icyo nziranyeho na Oruga hari na rimwe twe twahura usibye kiriya gihe twahuye ari nawe umuzanye none se ko yari yansabye rero nzi kureba umuntu nkamubona itonde nzi kureba umuntu nkamubonamo inzoka cyane kwegera ndabikubwira ndavuga inshuti yanjye ikunda bino bintu twamufasha tukajya dukorana nzi ngo ndi kumwe n'iki n'umuntu ntizi ubundi wasanze atari we oya Oruga ntarebe irya ahubwo abantu mwigaye so rero
ukuri guhari kwa nyako ibi byose mwabonye yari imyandiko yanjye, ni agapuranka nipangiye nkakubita hanze mu buryo bwanjye, karaza kagowinga vayira umugani wa Skytu, karabacanga karongera karabubura. Ndabizi ubu mugiye no gutukana, mutukane nta ribi, ikaze muri komenti. Batukanye ibyo bivuze iki? Nta muntu twigeze tubwira nabi muri ngereka ngo ubwire pe, sinzi n'impamvu abantu batukana. Yego iriya pranka tujya kuyipanga sibyo, nta muntu n'uyu ndumwe wo ku ruhande pe, nabo twari twarakoranye tugashwana, nta muntu twigeze tuvuga. No mu rugo ari mu rugo nta n'umuryango wacu ninjye nawe uzanyice n'imeri. Naramuvuze araza aransubiza, nkawe uyibonye utivishemo n'izina ryawe, nubone nta n'undi muntu wo ku ruhande bavuze, utanazi ngo bapfuye iki, ukaza ukavuga ubundi buri kuvuga biriya bintu barimo ni pranka, muzi gusesengura ibyo mutazi. Kandi urebe Cenko, abanyarwanda bavunwa n'ubusa, umuntu diri araje wazanye ngo kamera ngaje ngo gukamera ngo umuntu. Uzi ikintu cyambabaje kuri Cenko se, namuhaye uburenganzira bwo gukora ibiganiro. Oya ngiye ubwo ikintu cyamubabaje kigatuma mvuga n'ibintu atazi, apapira ari kugenda baza abandi bantu bo kurana, erega yamagaye abantu benshi. Ngo nta muntu nguzinga amakuru yawe urugangwa yame ngo tumuvuge, ngo mwamfashije ngo tukamusebya, ibaze gusebya wowe. Ngo bajya kuzana na babaniga ngo twakuranye kare. Sinjye nseba mu buzima. Bro umugisha w'umuntu icyo wakora cyo niyo twaba twarakuranye. Nawe yaramamagaye. Niyo twaba twarakuranye. Ubwire ngo ibintu ngo bya Derek ngo bya kera, ndavuga wowe. Cyakoza muzi kwihuruza nk'amata. Ndavuga nago mbikeneye ngiye. Cenko we yansabye ko mu ikiganiro ngo dukorane ngo kuri channel yiwe. Cenko baguye ikiganiro. Urumva ndabyanga. Mbyanze nibwo yarakaye, nibwo yarakaye atereka njye gushakira uruga makuru ayabaho n'ayatabaho nze mubeshyere. Abantu basigaye bigira ibaze gusebya uruga, ahubwo ibaze Cenko gutumira uruga ngo vayo nyine ikiganiro. None yaravuze ngo Derek nta mukobwa muzima barateretana. abazima muteretana ni babandi ako Cenko ura bukobwa rwose se ngo nuwe Cenko basi yajyanye ubahira ko byibura n'ibindi byose atabinyubahira ko nemeye ukagarama mu nzu yanjye, wazihanganye basi ukubaha icyo kintu. Kubizi ibyo mvuze, kubizi tubiziranyeho. Nawe yarigaye ariko ndizera ko yiga. Reka tunakuveho birangire, ariko muracyafite igihe cyo gusaba imbabazi. Muracyafite igihe cyo gusaba imbabazi. Hari n'abandi bo kuri umuntu sibyo bebe, umuntu yaba ari mama nshaka kwisubirizaho kuri Ranger, bamwita nde? Ranger Ryan bamwita Musa Jessica yaravuze ngo niba umuntu w'umugabo yemera umugore we bakamusoma. Jessica sinzi imyaka ufite ngo imeze ute cyangwa ingano ute, gusa niba uzi ubuzima uzi n'icyo nari ndi gukora, niba uzi ijambo ubuzima uzi n'icyo nari ndi gukora ngo ni igiki. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo ndi kukugaya pe, ibyo wavuze ni ubusesenguzi bwawe nyine ku giti cyawe, ariko niba uzi ijambo ubuzima wakagombye kumenya n'ibyo nari ndimo. Noneho ushobora kwanga ko umugore wawe bamusoma uri kwinjiza amafaranga, bakazamusoma utazi aho bamusomeye, noneho bakamusoma banamujyana burundu. Kuruta noneho ko erega abanyarwanda dukanguke mwana. Ariko abantu sinzi nyine hari ukuntu abantu baba batiba kumva n'undi muntu niko ateye. Dukore umujya mubona ngiye reka babwira abantu ni referaho Nigeria. Abanya-Nigeria nabo planka beza, bakora planka nziza, bakora filime nziza, bakora indirimbo nziza, ibintu byose biri hejuru. Ariko twebwe turakora akantu gatoya, umugore w'abandi bamusomye, guta umugore uyu nguyu ni umwactress, ndi umwacteur. Twe twemereye kuba mbikoze nkabikora, ubundi babireba batekereza yuko mu buzima busanzwe ariko meze n'ubundi nagenda nkabikora. Barabyibagiwe. Uzihangane kabisa, utekereze kabiri. Hari ibintu umuntu yemera gukora kubwo guhiga amaramukoye. Hanyuma rero twebwe ndashaka kumenyesha ko ntacyo tutakora pe, usibye guhemuka naho ikintu cyose kijyanye na video, usibye guhemuka ikintu cyose kijyanye ugakora akazi kuriya kakwinjiriza, ariko si biba bivuze ko mu buzima busanzwe ari bwo wabikora. Oya mbahaye umukoro
hazagire wenda nk'ugusoma nk'uko babibonye muri video anyoherereza agafoto, uwo mukoro uzawushobora azaze nzamugurira akantu. Nushaka uzashora amafaranga ya hinata abaho natabaho, ushaka kisi gusa uzamusome gusa umpa agafoto umbwira ati dore namusomye ngaho memba. Icyo cyone nushaka uzamushoreho amafaranga nute, nimero ye nimushake muzambwire nyibahe, mujye mutereta pe azayarya birangiriraho. Hanyuma rero ikintu nashaka kubibwira guys, twebwe niba ari ikintu niba ari ikintu nge nize no kwatinga, tumwatera imwe mwiza pe, icyo ndakizi. Rero no mu nzozi zanjye nifuza kuba director ufite umukinnyi nyine umeze neza. Ikindi ngewe n'umugore wanjye tugomba kubaho dutunzwe n'imirimo ya showbiz cyangwa se n'imirimo ya internet kuko tuzi kuyikora. Rero wimbwira ngo basomanye bande, ubwo subwo noneho turokiriswe nko kujya muri za Hollywood bakamukubita karore noneho ko mu buriri mwavuga ibingano tiyabaye ndaye. Kandi mwirirwa mureba filime, mwirirwa mureba filime zo hanze mukavuga turamukira. Umuntu ndaya ubumuzi, umuntu ugiye kwita indaya ubumuzi, byiburaho nubanza no kwicekinga uvuge ngo ngiyemeze ute, nkora iki mu buzima bwanjye. So mbere yuko rero muhubuka kuvuga think again, niyo mpamvu banyita ngo this Derrick again. Muzi mpamvu nongeye akantu ka again, nkunda ikintu kisubiramo. Gerageza nanone, nibyanga wongera ugerageze, nibyanga wongera ugerageze, no gutekereza nibipfa wongera uvuge ngo I have to think again. Sibyo, think again. So that is my plank. Urugawe turi kumwe ni forever. Zaba frog. Ubu ngubu rero abantu bacu plank tuzajya tubatamo. Abatakunze bino bintu mbasobanuye, mbishaka sinari no kubibasobanura, nari kuguma mba prankinga mbabwira ibindi, ariko kubera ko mfite abakunzi ngomba kubabwira yuko hari akantu bategura. Ahubwo abantu mugiye kuma baretse nisabira amanota, abantu mugiye kuma amanota muramangaye ku ijana ya plank nziza y'umwaka. Tugire gutya plank nziza y'umwaka angahe ku ijana, ndabibashije mumbwire. Ariko mbere na mbere kambanze tugende twamamaje, sibyo? Kangukubita umupira bana wamamaze akira narakuru Chris utamamaza nese genda mamaza mutari mwamemba sidarya no ku mafaranga yanyu murimo murambwa ngo nambare namamaze mutaranama ngo ngiye gato genda gace cyangwa mu bibyangwe nambare. Guys, see the outfit, uyu mupira mureba kwa Mutoni fashion shop, habaye imyenda myiza cyane iy'abajama, iy'abababy, inkweto nziza cyane. Abantu mushaka kwambara neza mukaberwa, ku basore n'abakobwa, abamama n'abapapa, mwese ndababwira yuko Kicukiro hari iduka ryiza cyane rishobora kukwambika ugasa neza cyane. Mubagane, ndabashyiraho nimero zabo ubundi babambike. So nimero zabo rero ndazishyira hano ku kiganiro, muraza kuzibona mubahamagare. N'abantu bafite imyenda myiza cyane muri Mutoni Fashion Shop, bafite imyambaro myiza cyane kabisa. Nanjye nibo banyambika mba nsa neza cyane, yo nzagenda mbereka amafoto y'imyenda yabo ukuntu abarenze. Cyangwa se unashaka kumamagara nanjye kuri nimero yanjye wamagara kuri 07844070 ubundi nkakuyobora cyangwa se nkakurangira aho basanga. Iyo bya fresh. Hanyuma rero mwese reka mbifurize kugira neza kw'Imana kubabeho. Turebe mudukunde, ntago tubaye ibintu bibi, ahubwo nuko murakara. Make subscribe please. Mukore subscribe, share and comment. Tugire ku 50 vuba ariko. Ubundi dukomeze show zacu, ubu twaje tuje. Abantu mufaniye kupra. Ubu twaje tuje. Abantu mufaniye kupra. Mugire gutya, mukore subscribe, mwoherereze bagenzi banyu, ubundi tugiye kubaha video nziza za buri munsi. Mwari mudukumbuye, bamwe narabibonye ngo yo mwasubiranye mwageze gutya. Cyaze hari abantu nshimira pe. Abantu mudukunda, shout out to you. Natwe turabakunda cyane. Turabakunda cyane. Naho abafite ishaza nabo namwe turabakunda. Namwe turabakunda, twe ntabwo twabanga. Hanyuma rero ubwo Mutoni we muramusanga, dore ngizo amanimero mwayabonye, nahanga hariho amanimero. Ubwo ibindi byo ku bantu baherereye i Rusizi
kwa Dr Chachu abafite ifoto nziza Dr. cyane naho Chachu. mwagenda mukamureba kabisa i Rusizi kabisa mu mujyi ukeneye ko agusanga ni Kigali nabwo yagusanga wamubukinga akagufotora kabisa ibintu bikakomeza kuryoha. ku bindi bisigaye mugire ibihe byiza mwese tubafite hano niba ngo ni umoyo bayi rero turi kumwe.